Amahugurwa ya porogaramu yo guhugura abafashamyumvire Training of Trainers yateguwe ku bufatanye n'urwego Faminga agamije kongerera ubumenyi abayobozi b'amakoperative n'abashinzwe guhugura abahinzi ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi rizwi nka Internet of Things, cyane cyane mu gukurikirana neza ubuziranenge bw'ubutaka hagamije kongera umusaruro no guteza imbere ubuhinzi bwa kijyambere. Bamwe mu bahawe aya mahugurwa bavuga ko ubumenyi bahawe bazabugeza ku bibumbiye mu makoperative atandukanye iyo mu karere ka Muhanga, bityo bikazabafasha kongera umusaruro mu buhinzi bwabo. Mbere na mbere umusaruro wo ni ngombwa. Ikintu aya mahugurwa yatumariye ahanini iyo urebye ubutaka abahinzi bacu bakoreraho, kuvuga ko ari butoya ntabwo umuntu yaba abeshye, ahubwo ikibazo ni uko bwa butaka butoya nanone bwavagaho umusaruro mukeya. Aya mahugurwa rero icyo yadufashije nagiye kudufasha kugira ngo ubutaka butoya buveho umusaruro mwinshi. Hano mu Murenge wa Nyamabuye amakoperative menshi akora ubuhinzi, ikoranabuhanga twari dufite n'imashini bavomereraga ariko nanone ubona zidahagije zose. Ariko aya mahugurwa mu dusazemo rero y'ikoranabuhanga mu buhinzi yaje yongera ku byo dukora kandi tubona bidufitiye akamaro. K'uyu munsi rero baduhuguye batwereka imashini ipima ubutaka ikamenya n'ubutaka amazi bukenera. Iyo mashine bayitweretse kandi tubona mu byo twari dufite iyo twari tuyifite ubone dufitiye akamaro. Batwereka imashine yo kuvomerera mu buryo ushira ahantu hari amazi ikavomerera ifite urushaho nk'imvura kagatanga umusaruro. Impamvu twashimye no mahugurwa yuko mugenda mubona imihindagurikire y'ikirere uburyo bigenda bihinduka. Ubundi duhinga hano dufite ibishanga kandi bifitemo amazi. Hari ibintu byinshi batweretse byifashisha ikoranabuhanga. Ubundi mu buhinzi twasaga naho ubuhinzi busa naho hari ikintu cyasigaye inyuma mu ikoranabuhanga, niyo ryazaga ryagarukiraga igice kimwe. Ariko ibyo twahuguyeho hano ni ikoranabuhanga riri ku murima hahandi umuhinzi hasi akorera. Tweretse ibyuma by'ikoranabuhanga birimo sensa y'ikirere ishobora kugufasha kumenya ibyonnyi bishobora kuba biri muri icyo gice, mbese iteganyagihe ryawe. Aba kandi banaboneyeho gushimira Faminga yabateguriye aya mahugurwa, bavuga ko uyu munsi bagiye gucunga neza ubutaka bwabo bityo umusaruro ukiyongera. Ubu buryo Faminga yazanye bwo guhugura abahinzi no guhugura natwe ndetse tugomba gufasha abahinzi kugira ngo bagire icyo bahindura, ni ukuvuga ngo uburyo abahinzi bacu bahingaga rimwe na rimwe ahinga atazi neza ifumbire ari bushyire ku gihingwa. Ariko ubu buryo Faminga yatweretse bwo kubanza kumenya gupima ubutaka, uzamenya gupima ubutaka umenye n'ifumbire ubutaka bwawe bukeneye. Ikindi uzamenya igishobora kuza kwangiza cya gihingwa. Ni bwa buryo batweretse bwo kumenya indwara igiye gufata igihingwa, ukamenya ko iyo ndwara n'umuti ugomba gukoresha kugira ngo cya gihingwa cyawe kizatanga umusaruro ufatika. Twahingaga ubutaka dufite barabupima ariko twari tumaze igihe tutabupima. Ubundi twashiragamo amafumbire ariko twabonye akamashini noneho tugiye gupima tukamenya ngo ubutaka bwacu icyo bukeneye niki. Burimo busharire tuzoshiramo ishwagara, hari amafumbire mvaruganda dushiramo tuzomenya ngo igikenewe niki. Imbuto nziza iyo turazifite dufite abatubuzi ku mbuto nziza nta kibazo twari dufite, ariko no munsi bigiye kudufasha kugira ngo buriya butaka bwacu tuzatubuhinga tuzi icyo bukeneye. Ku ruhande rwe umuyobozi wa Faminga akari ku mutima Jean Claude yasobanuye ko aya mahugurwa yateguriwe abahagarariye abandi mu makoperative kugira ngo bazahugura abandi ku buhinzi bushingiye ku ikoranabuhanga rigezweho hagamijwe kongera umusaruro. Hano turi gukoresha hariya hanze, mwebwe mwahuguwe kuzahugura abandi tuzabibahera ubuntu. Ntabwo uzahugura abandi bantu ari kubereka ibikoresho. Amahugurwa yacu atazatindira kubera ngo igikoresho kandi dufite imbaraga z'akarere dufite n'imbaraga zayo. Aya mahugurwa yitabiriwe n'abayobozi b'amakoperative n'abashinzwe guhugura abahinzi mu karere ka Muhanga barenga 30, akaba yitezweho kubafasha kuba intangarugero mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu buhinzi, cyane cyane mu gukurikirana ubutaka neza, kuhira no gucunga neza umusaruro. Janvier Manishimwe, Unique TV mu karere ka Muhanga.